ndahari rero kugira ngo mbafashe no kuri mugire umunezero mu ngo zanyu mu bagore mwe batagira amazi warashaje bavuga ute koko mbigenze nte ku rugo rwanyu rujye gusenyuka urajya gukora imibonano hari abajya kubikora nk'abagore bumye cyane ugasanga barifashisha uducanshwe cyangwa se utundi tuntu urumva n'ibintu bibabaje noneho arambwa ati umugabo wanjye njya mbona najyaga mbona nkabona mu masake ndari nyabije aragiye buri sake buri sake tingeze aravuga uyu mugabo abagiye mita mubyuka inyuma tindagenda nasanga ari muri douche ari kumwe n'umukozi tekeza umukozi kwa kundi baba bameze n'iki byose kandi umugore n'umugore mwiza w'ikizungeza ati nese ngwa mu kantu ati nasanze arimo kumubwira ngo ndagukunda ngo ikintu ngukundira ngo nuko wacimyeyo ngo iyo niyo ngingo ikomeye nicyo kintu gikomeye cyo ku rugo niba uzi ko utameze gutyo wa mugore we I don't believe my eyes sijui kama naota ikaze kuri Hirwandi Clarisse nk'ibisanzwe amahoro y'Imana nabane namwe ahantu hose muri hatandukanye ndabaramukije ndabasuhuje mbifurije amahoro y'Imana nkuko bisanzwe rero murabizi maze kubamenyereza kenshi ko mba mbafitiye umutumirwa so uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi hano ni shangazi w'abantu benshi umva ntabatindiye agiye kutuganiriza ku bintu byinshi by'ingenzi cyane cyane ku bubatsi ngo ku bagiye kurushinga ku babiteganya ndetse no mu buzima bundi busanzwe mu mibereho ya rusange ishobora kudufasha ntabatindiye rero reka muhe ikaze muri studio za Hirwandi Clarisse ikaze shangazi abantu benshi murakoze cyane benshi ikaze mu mpaye ndumva nezerewe nago nabona uko mbikubwira amazina yanjye ni Mukamana Dativa ariko ku bantu benshi navuga ngo kwisi yose bazi shangazi kwisi hose yego abantu barankurikira barankunda cyane ni shangazi rero nageze naha nishimiye ikaze muduhaye ni karibu cyane none se shanga ubwo nanjye ndeka ngendere ku kazina kazwi cyane ntago njya kuvuga ngo mama runaka cyangwa se mukanaka eka nanjye ngendere kuri shangazi yego gendera kuri shangazi usanzwe utuye inaha Nairobi cyangwa uri umushyitsi uratubwira ndi umushyitsi ntabwo ntuye Nairobi wacu ni mu Rwanda ntuye mu karere ka Nyarugenge Nyarugenge hanyuma naje nakubasura ariko naje kubera impamvu ntago ari ugusura gusa ubwo turaza kubigarukaho iyo mpamvu ni ibijyanye n'akazi n'imibereho oya ni ibijyanye n'akazi nkora yego nicyo cyanzanye hanini turabigarukaho n'ibanga nibanga turaza kubamenera nyuma turaza kuri bamenera nyuma yego twishimiye kuhura namwe kubamenya ndizera ko ikiganiro urusanzwe unzi se oya nibwo bwa mbere nawe umbonye nibwo bwa mbere nkubonye ariko abantu benshi ngo barakuzi cyane nanjye rero ubwo nagira amahirwe munsi yo kukumenya ntekereza ko tugiye kwigana nanjye akagira ibyo niga nibyo shangazi rero adufite ibintu byinshi byo kutuganiriza atuye Nyarugenge ako ni akarere ni mu mujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega ubwo ni Nyamirambo ni hafi aho nyine muri Gitega ni hafi ya Nyamirambo cyangwa se munsi ya gare yo mu mujyi gatoya urumva mu mujyi ni mu mujyi cyane uri umudamu urubatse ndi umudamu ndubatse mfite umugabo n'abana 4
ikindi kandi umukristo yego ndi umukristo wo mu itorero rya ADPR ndi umuririmbyi muri korali. Wow. Ukaba na shangazi w'abantu bose abanduta n'abonduta. Yego. Noneho tutagiye mu bintu byinshi ndagira ngo uyu munsi ntago wenda ngenda njya nkubazaho bike ndagira ngo uyu munsi wambajije byinshi nguhe nta kibazo nabyo ndabikubaza nguhe umwanya ugire ibintu uganiriza abantu bakurikiye Rwanda Clarisse. Noneho nanjye aho ndajya numva ngize akabazo no kukubaza ndajya nkubaza ubwo uratuganiriza ku bijyanye n'ubushangazi ndetse n'umurimo wundi wenda wakandi kazi. Sinzi niba akazi kawe ari uk'ubushangazi gusa, uraza kudusobanurira. Noneho nyine nanjye numvireho nawe urashaka kumviraho nanjye nshaka kumviraho. Murakoze cyane. Nkuko nabibabwiye nitwa Mukamana Dativa. Shangazi nyine birumvikana. Shangazi ni izina rifite amateka, ntabwo ari izina ryapfuye kuza gutyo gusa. Ubundi shangazi mu muco nyarwanda bari umuntu ukomeye, ari umuntu ukomeye ku mukobwa ugiye gushaka cyangwa se no mu buzima busanzwe bwa buri munsi cyane ku bakobwa. Urumva rero ntabwo ari izina umuntu wese apfa kwitwa. Ryaje rero mu buryo nanjye ntabona uko nsobanura, ariko naje kwisanga ndi shangazi w'abantu benshi kandi abasaza, abakecuru, abantu b'abakobwa, abasore, abagabo, ababyeyi, urumva n'ingeri zitandukanye. Shangazi rero mfasha cyane, ni ukuvuga ngo mfasha cyane umuryango, kubaka umuryango, ariko ahanini dushingiye hariya mu cyumba cy'ibanga niho nibanda cyane ku bitagenda neza, gushyira ku murongo ibitameze neza. Turaza kubigarukaho cyane ku buryo bwimbitse, ariko n'ibyo nkora mfasha cyane abubatsi ingo n'abagiye kuzishinga. Yego. Hanyuma icyo nkora ku bagiye kuzishinga ni umurimo nkorera abakobwa bagiye kubaka. Hari ukuntu mu muco nyarwanda turabizi ko umukobwa uwo ari we wese nibura guhera ku myaka 12, guhera mu gihe cya kera, yabaga ari umukobwa wateguwe na nyirasenge, yaramukoreye ibishoboka byose kugira ngo azashyingirwe ari umukobwa ubereye urugo. Muri ibyo rero harimo umurimo witwa guca imyeyo cyangwa se gukuna mu izina ry'ikinyarwanda. N'irindi ni ikinyarwanda kuko wenda bavuga guca imyeyo ari ukuzimiza, ariko ubundi ni ugukuna. Nta mukobwa rero mu gihe cya kera wajyaga ajya gushaka atarigeze akora icyo gikorwa. Hanyuma ubwo bafite abanyirasenge barabibafashaga, hari icyo bitaga urubohero, bakagenda bakajya ahantu bamaze nko gukora imirimo, bakajya ahantu bateguye ngo bagiye kuboha, bakajyana imisambi, bakajyana ibyibo, bakagenda bakaboha. Ariko barangiza gukora ibyo ngibyo bagahita bakora umurimo. Noneho haba harimo ababyeyi bakuru babaruta, bakabigisha uko baca imyeyo, bakabigisha. Ibyo rero byaje kugera ubwo bisa naho bigabanyutse cyangwa se bicika, kubera ko abantu bagiye bagira ibibazo bitandukanye. Hari ibibazo byabaye mu gihugu cyacu, jenoside, abana benshi bagenda babura ababyeyi, babura ba nyirasenge, babura imiryango. Umwana akabaho yirera, agakura yarakuriye wenda mu bigo bitandukanye, nta muntu afite umwitaho. Bituma nyine uwo muco usa naho ugabanyuka, usa naho ucika. Abana batangira guhura n'ibibazo mu gihe bashatse. Ariko navuga ngo Imana yanzanye mu gihe cyari gikwiriye ko ngomba kubikora. Yego. Ko nkanjye natangiye kubikorera abana nibura ndi primaire, ndumva twarasohokaga nko mu masaha 4 tukajya gukina. Abafasha abana bakanyisangamo nkabafasha, nanjye nabyigishijwe na mama wacu. Nkajya mbafasha, bikura gutyo, biza gutyo kugeza ubwo bigeze muri iki gihe ngana gutya. Ni ukuvuga ngo mbimazemo igihe kinini cyane, ariko byaje kuba umwuga hashize nk'imyaka 20. Ari umwuga wawe? Umwuga nkora, nicyo kintu nkora, wo gucira abantu imyeyo. Guca imyeyo. None se watangiye utubwira ngo umugore ubereye urugo, icyo ni kimwe mu ngenzi cy'ingenzi agomba kuba
yujuje. Ese niba ari kimwe mu by'ingenzi agomba kuba yujuje, ibindi ni ibihe umugore ubereye? Nari nkisobanura, nari nkivuga ibyo nkora, nari mvuze wenda nubwo nabirambuye cyane, ariko nari mereye kuri icyo cyo guca imyeyo, mfasha abakobwa batigeze babikora, batigeze baca imyeyo, bagiye gushaka, ngafasha abadamu batigeze babikora, bashatse batarabikoze, uyu munsi bakaba bafite ingaruka zo kuba batarabikoze, bafite ibibazo mu ngo zabo, hanyuma ngafasha n'abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Icyo ni ikintu gikomeye turi buze kugarukaho tukakivugaho cyane, ariko tutarajya kure. Genda banza unsobanurire aka kantu, ubundi tuze kubijyamo birambuye nyuma. Wambwiye ko uri umukristo. Ndi umukristo. Noneho muri ADPR. Yego. Noneho ukuntu uri kuvuga ibi bintu, ibintu byo abantu benshi bashaka kubyitaho n'amagambo y'urukozasoni cyangwa amagambo adakwiye kuvugwa n'umubyeyi ku karubanda. Noneho byongeyeho umukristo, noneho muri ADPR. Noneho abantu nkatwe hari ukuntu dufata ADPR, mu mbabarire, kumva nyine ADPR n'abantu bameze gutya, batakora inzara, imisatsi, batavuga ibintu mu mazina yabyo. Noneho wowe nk'umukristo ugatinyuka ukabivuga ati imibonano mpuzabitsina, nako bivuga iyo myeyo, hari umurokore ushobora kubwira ati myati mw'izina rya Yesu akabitokesha. Wowe ubifatanya gute n'ubukristo? Noneho ese urabivugaho iki kuba abantu bashobora kumva ngo ndi umukristo muri ADPR ariko ibi sinshobora kubivuga, ibi sinshobora kubikora? Yego, urakoze cyane. Umuntu wese abyibazaho, ndetse n'abandi dukorana ibiganiro babimbazaho, ariko icyo mbasubiza ni uko icya mbere ndi umukristo, ntabwo ari ibyo kwishushanya cyangwa icyo mfite itorero nsengeramo rya ADPR. Noneho byongeyeho ndi umuririmbyi muri korali, urumva ko umuntu nk'uwo abazi ibyo akora n'icyakazi nkora barakazi. Ibyo rero mu bihe bya kera by'itorero ryacu, ahanini wasangaga abagore, niyo mpamvu naje ndatinyuka ndavuga ngo ibi bintu ngiye kubikora. Icya mbere mbikora nk'umurimo w'Imana, kuko iyo nubatse urugo umubyeyi akambwira ati rwari rwasenyutse, akazarira avuga ati shangazi mbigenze gute. Hari igihe badashobora kwisangamo, wenda nta wundi muntu yakwiyumvamo ngo abe yabimubwira, cyane wenda nk'abantu badahuje itorero, akavuga ati uyu muntu kubera ko ari umuririmbyi, ari umukozi w'Imana, reka ngende aramfasha. Akaza akarira akambwira byose, nkamufasha, niba ari umutima uha, niba ari uko mucira iyo myeyo, niba ari iki. Ubwo nuko mu rugo biba byakomeye kugeza hahandi urugo rwenda gusenyuka, kubera ko ibyo bintu byagiye bigirwa ibanga mu itorero, abantu ntibabivugaho. Nyine n'ubivuze bakavuga ati mu izina rya Yesu, bagatokesha nk'uko bivuga. Ariko noneho abayobozi baza kubona ko ibi bintu bimaze kugera ku rwego, urumva wenda nk'umubyeyi, umugore akaza akavuga ati pasiteri nje kukuregera umugabo wanjye, naje gushaka umugabo ariko meze nkaho ntashatse, nta kintu nkorera, tumaze ukwezi, tumaze amezi 2, ntago nzi niba ari umugabo nashatse cyangwa niba ari icyo. Urumva ntakora imibonano mpuzabitsina. Urumva pasiteri, urumva bigeraho biba birebire, urumva ni ibintu by'ibanga, ntabivuga, ntagira gute. Ariko aho mariye gushyira ibi bintu ku mugaragaro, ngaragaza ko n'umukristo kandi mfasha abantu bikagenda neza, naje kumva ibintu byinshi biri mu bakristo. None urumva abantu bangana cyane, ahubwo ni abakristo bavuga ati twarabuze umuntu twakwisangamo, twarabuze. Ugasanga nibo abantu bafite ibibazo. Kubivuga rero ni umugisha ukomeye cyane, kuko nzi neza ko ndi mu murimo w'Imana, kandi Imana yambwiye ko yampamagariye kuwukora, kandi nanjye nkaba mbona ubyara umusaruro. N'abapasiteri rero cyangwa n'abakristo nyine barabyishimira cyane, kubera ko natinyutse nkabivuga, kandi bahura n'ibyo bibazo, uko gusenyuka kw'ingo n'iki byose no mu buriri bya bitagenda neza, akaza kisanzura akambwira ati rwose bimeze gutya na gutya, nkamufasha akabona urugo rwe rugenze neza. Urumva rero nyine kutinyuka kubivuga bifashije abakristo benshi, kuko urumva araza agafata umuti cyangwa se nkamufasha, akagenda akanezerwa mu rugo rwe. Rero ntekereza ko aho ngaho none se shanga, ukimara gutinyuka ukabyatura, ukabivuga, ukabishyira ku mugaragaro nk'umukristo, nta mbogamizi wahuye nazo
nazo zakubangamiraga wenda bakakuvuga andi magambo cyangwa bakaguca intege ko ibyo bidakwiriye ntabwo ibyo ntugize uhura nabyo byigize kubaho ariko hamwe no gukomeza kubigisha ubu uyu munsi tuvugana barimo barambwira ati ni ukuri waje ukenewe warakoze mu itorero nta muntu twagiraga adufasha bino bintu gutya na gutya badufasha mu bibazo byo mu buriri urumva bigezaho rwose babyishima nakubwiye ko abantu benshi nakira ari abakristo ni nk'ize mbogamizi wahuye nazo imbogamizi urumva niba abakristo bagifite ya myumvire yavuga ati umuntu w'umukristo ni gutavuga biriya bintu ibiki n'ibiki ariko wa wundi ubivuga ahubwo wajya kubona ukabona niwe ufite bya bibazo noneho mu rugo niwe urarutera inkokora umugabo niwe uraragira gute niwe wima umugabo we niwe umugabo arayimyoza agira gute avuga ati uyu mugore nashatse n'ibwoko ki kirokore cyaramutwaye ntashobora kuhindukira ntaje ndamukoraho agataruka urumva ugasanga rero uwo nguwo nyine abari kwameza ni uko abateye ariko n'ukuri nibyo byaje mu gihe kubera ko nk'urugero nigeze ndi mu Rwanda nigeze gutwarwa n'umumotari afite umugore w'umurokore ambwira agahinda ke numva nyine birakomeye ngo aho abana basigaye bazana amaga ngo yagiye mu masengesho aho ngo amara nk'ukwezi ngo nk'iminsi ngo nka 21 ari mu masengesho ngo iminsi 21 ari mu masengesho atabonana n'umugabo we ngo kandi ikibazo ngo yagira igihe cyo kubonana nawe umunsi umwe gusa abonanye nawe akahita amutera inda nuko nyine nicyo cyane ugasanga bafite abana benshi kandi umugore nawe ntazi kubitaho ko aba yagiye mu masengesho icyo kintu wowe urakivuga hiki urumva ntiyitaye kuri abo bana abana barwaye ayo maga bageze gutungwa mu masengesho ubwo n'ubuyobe bukomeye ntiyitaye ku mugabo umugabo ni umva abana yabita ari ku mugabo ni ikintu navuga ngo nuko utamwitayeho hari abagore benshi usanga nkuko cyane b'abakristo usanga yumva yarashyikiriye akumva yagezeyo kuko afite umugabo turabarokore n'iki byose ntago yanca inyuma ntago yagira ngo ariko umugabo niba gushatse akakubura iminsi 2 iminsi 3 iminsi ngahe ukwezi uri mu masengesho aho ni hahandi usanga izi ngo z'abarokore zirimo gusenyuka kubera iki ugasanga buse nta hariho amadevorce menshi kubera cyane cyane mu bakristo umugore ari mu masengesho ari mu butayu ari hehe ngaho yagiye mu mashyamba ngaho yagize gute yita ku mugabo uwo mugabo azamubona ryari iyo mibonano mpuzabitsina izakorwa ryari uyu mugabo namwifuza akamubura ejo akamutera dayimoni yo kujya gusambana urumva yamurenganya urumva rero abagore benshi usanga bafite ubwo bujiji niko navuga cyangwa se ubuyobe bwo kumva ngo amasengesho nyine wagira n'ibyo bintu nyine niba abandi bumva ibyo nk'ibiki kiganiro yacyumva akavuga ati mu izina rya Yesu aba ni abadayimoni uyu muntu urimo kuvuga ibi bintu n'iki byose ugasanga ni wa wundi nyine uteye nk'uko umumotari yakubwiraga uhora mu butayu ateze ngo umugabo akunda iki umugabo nzamwitaho gute akumva naza akamugaburira agashyira ibiryo hariya ku meza akajya gute birahagije kandi ntazi ko kiriya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina aricyo kintu gihuza abashakanye igihe cyose agushatse akakubura wakwambara neza wasa neza wamugaburira imeze gute atakora imibonano mpuzabitsina nta hantu muba muhuriye ni ukuvuga ngo abagore benshi bafite ubujiji kumva kuba yarashatse yarabyaye aramugaburira nyine nibyo ntagazi ngo mu buriri ibirategurwa buke agomba gutegura igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gute agomba turaza kubigarukaho ariko abakristo benshi bafite ibibazo iyo motari rwose abimbwiye ababaye cyane avuga ati ngiye n'uburokore mba numva nabureka nkabireka kubera ko nyine ibyo bintu ntabibona niko bimeze ubwo n'uwo wabikubwiye noneho ngiye abo nakira abagabo bakambwira ati shangazi numvishe kuri umurokore mbabarira wenda ngo he nomero zengera gutatu umugore arananiye nukirwa yirukanka naza ntamenye ngo umyenda yanjye rafuze ntamenye ki mu buriri ntashobora guhindukira ni wa wundi nkoraho ngo reka ngo nabyo shaka n'ibiki atubunda gowe ndabigenza niko numva ngiye umugore agiye kungusha urumva rero abagore tugomba kubahugura tukabigisha uburyo bagomba gufata abagabo neza mu buryo busanzwe yabimirire cyangwa iki ariko no mu buriri umugabo ugomba kumufata gute yego umva uyu munsi mwabantu mwe uyu munsi tugomba kwiga twiga murumva ko ibintu biri moto ubu rero ndagira ngo ushanga noneho tubyinjiremo neza ndagira ngo tubyinjiremo neza twamaze kumva ibyo ukora n'ibiki byose maze no gusobanukirwa ukuntu bifatanya n'ubukristo abakristo mwumvishe ibi bintu biba biri ngombwa cyane
mu buzima bwa kuko n'ubuzima tubayemo bwa buri munsi kandi tugomba kubwubaka neza dufite amahoro buryo udafite amahoro mu rugo rwawe sinzi ko nijuru waza ijuru nukwanga urugo ijuru nukwanga ijuru rya mbere ni mu rugo rwawe nuko rero tugiye kuyica iyo myeyo twumve nyine ukuntu imyeyo icibwa n'ukuntu ishobora kugufasha mu rugo kugira ngo udusobanurire in deep tubigiyemo neza ukuntu imyeyo umugore ari ngombwa ko ayica unadusobanurire muri iyi generasiyo y'iki gihe niba bikiri ngombwa niba abana basigaye bakura bazi ibyo bintu ibyo ari byo n'akamaro ifite mu rugo n'akamaro ifite ku muntu nyine umukobwa cyangwa umudamu utubwire nuko umudamu utarayiciye ashobora kuyica bigakunda se mbese udusobanurire in deep icyo nakubwira cyo imyeyo ku gitsina gore ni ngombwa ni itegeko wumve ngo ni ngombwa impamvu ari ngombwa wenda ushaka kuvuga uti se ni ngombwa gute bimaze iki n'iki byose uvuga ngo uyu munsi ushobora kwanga kubikora cyangwa se ukaba utarabimenye nk'uko twahoze tuvuga nta bantu bigeze ugira bakugira inama ariko ejo washaka ubwo impamvu mbivuga ni uko abantu benshi njye nakira abantu benshi uba usanga aho nkorera baba batonze gutyo umwe soko ndinjira gutyo abo bose rero ngenda nakira ngenda nganira nabo nkambwe ati ngewe nashatse umugabo rwose nkajya numva ibyo bintu kera nabyumvaga ndi umukobwa n'iki nkumva ntacyo bivuze n'iby'abakecuru n'iby'abantu ba kera n'iki byose simbiha agaciro ati rwose njye no gushaka n'umugabo naramubaje ati se sheri biriya ibintu byo guca imyeyo urabivuga iki umugabo akavuga ati reka byihorere birasabwa ari iby'abakera atari natangajwe nuko tubyaranye kabiri cyangwa se gatatu natangajwe no kumva mbwira ngo sheri wagiye guca imyeyo ubwo urumva ni umuntu mwiza wowe bikubwiye gutyo n'umuntu noneho ari wo ni ukwihorera icyambere uyu mugabo yamushatse ntabyo azi nawe atazi n'akamaro kabyo abyumva gutyo gusa ariko umenye ko aba bagabo baganira baraganira ikindi kandi hari ukuntu agira gutya akinyabya akaba agiye ku ruhande akabakubitanye na wa mugore uyifite urumva abagore ukuntu bahura n'ingorane bashakanye nta kibazo gihari rwose mugabo amuga ati oya ibyo ntacyo bimaze n'ibya kera ntacyo bivuze niba utarabikoze nyine ubyihorere ntabwo ari ngombwa hanyuma aganira n'abandi bagabo ati uzi umugore wacimye ukuntu aba ameze neza uzi ukuntu aba aryoshye imibonano mpuzabitsina nibyo se gatoya akabaciye ku ruhande abagabo nyine ni uko bateye akaba agiye ku ruhande yakubitana na wa mugore yiciye akaza yasaze ubwo abagore akaza akavuga ati nuko yabimbwiye ndabireka atari ku bungubu ubwo urumva nyine nari nkuvuga ko umuntu ni umuntu mwiza ubimubwira noneho ari umwihorera iyo amwihoreye igikorwa ni iki hari abagabo benshi baramuhamagara akavuga ati shangazi wambabariye ukamfashiriza umugore kuko twashakanye numva ntacyo bivuze ntacyo bimaze atari ko akambwiza ukuri akambwira ati ngiye nagize gutya ngiye ku mugore wacimye ati numva ati biratandukanye ati rwose mbabarira nguhe nomero ze ntazamenye ko twanavuganye ntuzigere nabimubwira wowe nzakwishyura nzagira gute hanyuma ngahita mbona noneho ishusho noneho niba ari abo bakeya bamuvugishije abandi hanze noneho batavuga batagira gute bacecetse umugabo akakwihamagarira ati nanyarutse ahantu nsanga bimeze ukuntu noneho hari umva barabibwira umva baranganiriza apfa kubabonye nomero yanjye aravuga ati ngize amahirwe yo kubona noneho akambwiza ukuri n'uwigize ambwira ati ngiyewe nabanaga n'umugore wanjye atarabikoze numva rwose nta nicyo bivuze ariko abagabo baranganiriza numva n'ibyo ati njye ku mugore umwe ati umugore ati ku buryo niyo ngiye gukorana imibonano mpuzabitsina n'umugore wanjye hahita haza ishusho ya wa mugore urumva rero baranyihamagarira ari abari hanze akavuga ati ngiye kumwohereza ze mu Rwanda umukorere ari abari mu Rwanda akavuga ati nanze kubimubwira tubyaranye kabiri narebye hano ndi buhere icyambere nimbimubwira aravuga ko mbikuye aravuga ko nagiye mu bagore ati unabuze aho mpera ati mbabarira ufatiye nomero hanyuma yandike umuhamagare urebe uburyo bimubwiramo nzakwishyura kuzabiko uzambabara ubimfasha urumva rero abagabo barampamagara noneho rero hariho n'ababazana akamushorera akavuga ati shangazi umugore twarabyumvikanye ndamuzanye niba abagore nyine busanga so wabiretse bimaze iki nibyo yagira akavuga ati haguruka
haguruka mujyane kwa shangazi njye gucisha imyeyo ati njye kugucisha imyeyo akaza kamuhagarikira kuko icyambere abazi ko umugore ntabyo yitayeho anabimubwira akavuga ati reka nabyo ntacyo bimaze agahita afata umwanzuro wo kumwizanira. Nese shanga no uyibacira ninjye wibacira ninjye yego wenda afite n'abakozi nkoresha ariko urumva hanini babaje ninjye bareba umva aje agasanga ntahari ntabwo ashobora kugira. Nese iyo uri kuciyo myeyo ukoresha iki noneho nko ku muntu mukuru gutyo? Nukuvuga ngo iyo ndi mu kuyica nambaraga cyo ni icyambere hanyuma ngakoresha umuti ariko nanone utari imiti y'ibyatsi ntabwo njye ngira imiti y'ibyatsi bira byatsi nabyo ni bibi niba hariho n'ababikoresha babyumve ni bibi cyane turadufu uko tugenda twinjiramo imbere tumutera ama infection hari udufu nyine bagira bakavuga n'amavuta y'inka cyangwa se bira by'intobo n'iki byose hari ababizi nyine wowe wonesha ko tubize ariko ngo tunyure muri make wenda ibyo ngibyo bakoresha ariko bidakwiriye ni nk'ibiki ibintu bakoresha bidakwiriye hari ababikora bagakoresha ibyatsi ibyatsi bisanzwe nyine bafite ibyo bagenda bakoresha ntabwo nabirondora ariko ibyo byatsi ni bibi uko ugenda ubikoresha hari abantu ushobora kugira gutya ugasanga kutanye n'umuntu ducuruza imiti yo guca imyenda byose ukagenda ukagura wagura ukaza ugakoresha hari abenshi baza kundeba ugasanga yarababutse byaramuteye ama infection yarashize ibyo rero ni bibi. Ikindi kubikora ushobora kubikora iwacu rero hariho ibintu niba nabwo ngo ubutubuzi n'iki byose umuntu avuga ati rwose nzabigukorera n'iki byose urumva niba wundi wishakira amafaranga yarangiza akagenda hari uwigize kubimukorera njye ako kantu sinshobora kwibagirwa mu kiganiro cyose nkoze nzakavuga kugira ngo nawe nihagira umuntu ugushuka uzamenye ngo muhuye n'umutubuzi aravuga ati rero reka nkagukururire hanyuma duhambire akadodo urumva umuntu kunera umugome ati cyangwa uduhambira akadodo hanyuma ugende bizakura bigende bikururuka ubwo aramuhambirira amaze kumuhambirira ikintu cyabaye bwarabyimbye kugeza urumva amaraso ntaba agitembera burabyimba bugiye gucikaho nibwo yaje itamuhuta kwa muganga. Urumva rero hariho abatubuzi nyine nk'abo ngabo bakoresha ibintu bitari ngombwa ariko umuti ngira aba ari umuti mwiza nta byatsi birimo ni umuti mwiza utuma biza vuba kandi bikihuta. Hanyuma urumvaje ku bagore babyaye bakuze harabaze ngo iyo umuntu yagiye mu mihango n'ibikunda birakunda ndabimukorera bikaza neza kandi ku muntu wabyaye nibura ndakora kugeza ku myaka 56 hari umugore nigeze gukorera 56 nawe yoherejwe n'umugabo n'abandi benshi batandukanye bakuru kandi abo ngabo baza kubera ko boherejwe n'abago nagaruka babikunze ahubwo umugabo ngo ati nutajyayo hari abaza no baratandukanye iwacu baratandukana neza ngo ati dutandukanye kubera kutacimyeyo urumva nuko ngo nese shanga uwo muti wawe ukoresha iyo myeyo iza nko mu minsi ngahe uvuze ko biza vuba biza vuba urumva biterwa n'umubiri hari umubiri ukomeye hari umubiri woroha iyo woroshye nibura mu byumweru bibiri ariko umva n'umuntu mukuru umva umubiri warakomeye uko byagenda kose ariko umva niba bigeze muri 45 umubiri waragagaye bisaba gushyiramo imbaraga ariko biraza rwose neza kandi biterwa n'umwanya wabihaye umwanya ukavuga uti njye niko bishyize muri gahunda ukaza buri munsi nibura byumweru bibiri umuntu woroshye buri munsi byumweru bibiri cyangwa se icyumweru hanigiye ukuntu wenda umuntu avuga ati njyewe nta mwanya nabona akaza nkamwerekera uko babikora nkamuha umuti agenda akirwarira bizo ko benshi bibananira harabikora nabi ugasanga bugize ubushumi abandi bakabikora nabi ugasanga aradusumbanyije tuze tumeze gutya abandi umva ugasanga yakuruye hatariho yikururiye umubiri w'inyuma uragira urumva byose rero ni amakosa agenda akorwa n'abagore cyangwa abakobwa uvuga ati reka nta muntu uzandeba ngiye nzabyikorera wajya ugasanga yakuruye ibitabaho umva ukagira ngo ariko mwarwara no kubikosora mwabyumvishe mwanumwe mugane shangaza bigisha gucimya abantu batarayica nese shanga ubundi imyeyo imaze iki? Akamaro kayo rero mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ifasha cyane uriya niyo mpamvu abagabo bayikunda irabafasha cyane urumva iyo umugore atayiciye byumvikana abarangaye umeze nyine ukubona umwobo umeze
atumwobo niko bimeze umuntu aba agomba kuvuga ibintu kandi nta n'ibirenze biba birimo niko bameze noneho iyo umugabo akora imibonano mpuzabitsina ntabwo bimufasha ni ukuvuga ngo iyo umugore yaciye imyeyo uko iba warayikuruye ikaza hanze bituma umugabo agutegura neza nawe ubwawe ukumva urishimye kandi bigatuma iyo arimo gukora imibonano mpuzabitsina kuboneka kwariye amazi nayo turaza kuyagarukaho kuboneka kwayo byoroha cyane kurenza aho wundi utarabikoze ubwo iyo abantu baje noneho nibwo mbabwira nyirizina iyo umugore n'umugabo baje nibwo mbabwira nyirizina umwana umugabo akaza akambwira ati ngewe kuko yacimye akaba ari nta mazi afite ni ukubera iki ubwo icyo gihe habaye ikiganiro noneho cyimbitse nkamubaza ubikora gute ugasanga noneho uwo mugabo ahubwo ntazi kuyashaka umugore yiciriye imyeyo ameze neza ariko umugabo nayo mazi arayafite ariko twaganira nkamubwira ugomba kubikora gutya umugabo nkamwigisha ari kumwe n'umugore we ntabwo nakwigisha umugabo atari kumwe n'umugore we nkamubwira wowe ugomba kubikora gutya na gutya na gutya bagerayo kambwira tuzi ko y'amazi yaje urumva rero none ubwo imyona iri mu kamaro gatuma amazi ni ukuvuga ngo iyo ituma umugore agira ibyishimo bidasanzwe bigatuma arekura amazi vuba cyane byoroshye kandi bigatuma n'umugabo nawe aryoherwa n'imibonano cyane njyewe rero nari nzi ko wenda imibonano iba ari mu mutwe w'umuntu nyine neza bayikorera mu mutwe ari mu mutwe w'umuntu nkatekereza ko bitakurimo mu mutwe na hariya hepfo nyine bitagenda neza icyambere urumva byose birunganirana n'undi bitakurimo nubwo wari wacimye nyine ntacyo bimaze ariko nanone bikurimo hasi bitameze neza nyine birunganirana imyeyo ishyiraho akarusho bituma nyine iyo afite ubwo bushake ubwo n'umugore ubushake bufite ayo mazi ayafite bituma mbese ntabwo nabona uko bisobanura birarenga cyane birenga uko abitekereza cyangwa se uko yarasanzwe abona ibyo yakoraga hari ibyo yakoraga akumva ni ibi biri aho ni ibyo bisanzwe ariko iyo yacimye ahita abona itandukaniro rikomeye cyane hagati ye n'umugabo we ndetse shanga ubwo wenda ku bagore bitagenda neza mu buriri hahandi mu cyumba ariko gatoya wenda ukiri aho uyu munsi nimbivuga hano Nairobi si uko wenda nje kubyigisha uretse no kubyigisha nabyo ntacyo bitwaye ariko nagiye mpamagarwa n'abantu benshi babishaka bati ntabwo tuzi ibyo ari byo ntituzi uko babikora n'iki byose urumva kubimenya cyangwa se kubikorerwa bizatuma urumva hari igihe umugabo ashobora kubimenya urumva inaha hari abanyarwanda benshi baba bacimye bameze neza ugasanga akubitanye n'umugore wabikoze cyangwa se umukobwa wabikoze aho ngaho ugasanga niyo mpamvu abagore bamuhamagara ati rwose umugabo arimo arabinsaba umugore arimo aragira gute arimo aramubwira ngo ni incimye ati kandi sinzi kubikora sinzi uko babikora n'iki byose bituma rero mfata iya mbere ndavuga reka nze mfasha aba bene data kurumva ubwo tugeze ku cyakuzanye nayo tukigera turaza kukigarukaho reka oya sutunoshera ariko nyine nonese nuko turi bubigaruka tukabivugaho wenda reka tubanze tubirangize byose nari mvuze ko impamvu ndimo kubivuga ko umuntu ashaka kuvuga ati se arimo arabitwigisha arimo agira gute arimo aratuma wenda hari abantu bagira imyumvire itandukanye urumva noneho naje kubera ko hari ababikeneye babuze uko babigenza binaha nayo ngiye no kubikubazaho cyane cyane nk'abana tubyarira mu mahanga b'abakobwa cyane ko wenda hari n'abanyamahanga baba batazi uwo muco wacu ugasanga nyine ntabwo ibyo bintu tubyitayeho tukumva nyine ni ibintu bisanzwe kwa kutuvuga wenda ntabwo azakenera umunyarwanda iwacu cyane ko n'abandi bana b'abahungu tubyara buno tukabyera mu mahanga cyangwa no muri ziriya generasiyo abantu bisigaye ari imiguruko batabona umwanya wo kuba baganiriza abana tukavuga tuti nubwo twabyaye abakobwa wenda n'abahungu babyawe muri icyo gihe ntabwo babizi ntibabiganirijwe so urumva nyine harimo abantu babikeneye kwa hano mu mahanga tugendeye ku muco w'abakobwa nabo harimo abantu babikeneye kandi ibyo kuvuga ngo wenda ngo umwana ngo azashaka umuzungu n'iki byose wari uzi ko abazungu nabo basigaye babizi kandi babikunda impamvu mbikubwira ni uko hari ngira abantu benshi hari abatega bakaza mu Rwanda avuga ati njye mfite umugabo w'umuzungu ariko yumvishe ibintu byo gucimye wenda afite aho yabibonye cyangwa hari umugore yagiyeho wabikoze ati niwe wanyohereje ngo nze kubikora
urumva rero n'abandi benshi urumva ibihugu bitandukanye baraza abo nohereza imiti bakabyikorera barimo baragenda babimenya. So nangiye kukubaza ku kintu icyo nyine cyo guca imyeyo nka hariya nyine mu imbere hariya mu cyumba hari igihe ushobora kuba ufite iyo myeyo uyifite rwose wenda n'ibindi bihari byuzuye ariko n'ubundi bikanga mu buriri. Ese nk'umuntu byanga kandi n'iyo myeyo ayifite ni ikihe kintu wamubwira wenda kiba kibura? Biranga cyane ahubwo bikanga n'abajyanza akambwira ati ko nacimye yo ko bimeze gutya bimeze bituku byanze ko ariko nyine ubusanga biterwa n'impamvu zitandukanye zituruka ku mugore cyangwa ku mugabo. Ubwo twinjiye nyine ku mugabo twinjiye mu cyumba cy'ibanga n'uburyo bishobora kwanga kandi abantu bafite ibikoresho byose. Ni ukuvuga ngo hari igihe umugabo aba atazi kubikora niko navuga, ntabwo ari ukugaya abagabo rwose banyumve neza, ariko hari igihe umuntu aba yarabyirutse gutyo cyane wenda nk'abakristo niwe reka nivugira abakristo ntigeze ajya mu ngeso z'ubusambanyi ntazi ibintu nk'ibyo, agiye gushaka umugore aribwo bwa mbere abonanye n'umugore, urumva uko bagenda bamenyerana ibyo bazi nyine barimo gukora n'ibyo ngibyo nta handi hantu ari umugore ntabyo azi ari n'umugabo ntabyo azi. Reka rero wenda umugore cyangwa umugabo azagire gutya aganire n'abandi avuga ati ukuntu amazi ari meza n'iki byose, usange noneho umugabo aravuga ati ni ukubera iki, cyangwa se umugore aravuga ati ni ukubera iki njye ntagira ayo mazi. Hanyuma iyo bimeze gutyo usanga bitana ba mwana, ugasanga umugabo aravuga ati umugore wanjye nta mazi agira, bajya bamamagara kamubwira ati shangazi mfashiriza umugore wanjye nta mazi agira. Ati ubwo urumva wenda baramamagaye cyangwa se barazanye turaganiriye, avuga ati turaje rwose tugira inama, umugore nta mazi agira, arumye ameze nabi, ndakora imibonano nkababara ngacika ibisebe, ndumva urumva nyine bene uwo abamukunda aba nyine avuga ati umugore wanjye ndebe ko twakubaka, ndebe ko ibintu byagenda neza. Noneho hari unumpamagara avuga ati ngiyewe nzajya muca inyuma, nzagenda nyashaka ahandi nze, icyangombwa nuko muha amafaranga agahakambara akagira gute, ariko ngiye nishaka ibyishimo nzajya kubishaka ahandi. Urumva ibyo ntitwabivugaho ibintu byinshi, ariko nashatse kuvuga ko ahanini bishobora guterwa n'umugabo cyangwa se n'umugore. Hari igihe umugore aba ari aho ngaho nyine atazi imibonano mpuzabitsina ikorwa gute. Cya mbere ntazi kwirekura, kwirekura iyo baje nibwo tubiganaho birekura gute. Hari ukwirekura amazi akaza neza, hari kuba yaraciye n'iyo myeyo, nabyo ni ikintu kimwe mu bishobora gutuma amazi aboneka neza. Noneho hari n'igihe umugabo aba atabizi cyangwa se atabishoboye. Icya mbere bishobora guterwa n'uburwayi, umugabo aragera ku mugore umunota umwe, urumva aho ngaho nanone abagore barampamagara ati shangazi mfite umugabo hari ni ukuri ndumva mpfuye. Kandi iyo bimeze gutyo ahora ajya ku mugore agakora umunota umwe amasegonda, ni ibintu biteye ubwo. Noneho iwacu byabaye nk'icyorezo, wenda n'ahandi niko bimeze simbizi, ariko ni icyorezo. Umugabo wese ubumva kubwira ikibazo uti ngewe ngera ku mugore umunota umwe nkaba ndarangije. Urumva umunota umwe ntiyaba yashatse ayo mazi, ntiyaba umugore nyine nta n'ikintu aba ni nkaho ntacyo bakoze. Hariho noneho n'udakora umunota umwe agakora amasegonda, kuko kundi nk'uko ubona igihe. Urumva ibyo nabyo ni ibintu biteye agahinda ndetse binababaje. Hariho noneho n'ugera ku mugore cyajya arimo kumutegura ako kanya agahita yirangirizaho nta n'ikintu akoze habe namba. Ibyo rero ni ibintu byose biba bibabaje. Urumva wa mugore afite agahinda gakomeye atazabona n'ahatura, ntabwo uwo bibwira ntagire gute, kaza akambwira ati ngiye narashize. Cyambere bene uwo mugore usanga aribwa ikiziba cy'inda, mu kiziba cy'inda hagahora hamurya, agahorana umugongo udakira kubera ko ntakora imibonano. Umva niyo amaze imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa 10 cyangwa ari gutyo bigenda, yumva nyine ari ubwo buzima barimo, ntabwo ingaruka zibura kumugeraho. Izo ngaruka zo kuribwa umugongo, guhorana umushiha, kugira gute ibintu byinshi bitandukanye. Rero ubwo biturutse ki ku mugabo. Uwo mugabo nawe ashobora kuba ari uburwayi yifitiye
butuma arangiza vuba cyane. Ashobora kuba yarikinishije ko kuri akuntu bikinisha bakiri abana bakiri batoya, iyo bashatse bibagiraho izo ngaruka. Ubundi niyo ngaruka ya mbere ihita imugeraho, ni ukuvuga ngo ni ukurangiza mu munota umwe cyangwa se kuri ubushake cyangwa yatangira gukora igikorwa igitsina kigahita kigwa. Bishobora kubaho rero nanone ku muntu wenda no ntabwo ari ku bantu bikinishije gusa, bishobora kubaho imisemburo yamanutse ikagabanyuka ku rwego iyo mibonano igenda ikanga burundu. Hari abajya baza kundeba maze nk'amezi 2, 3, amezi 6, hari ugeze kuza maze niba ari umwaka adakora igikorwa habe n'umunsi n'umwe, yumva atanabishaka, nta n'ubushake agira, akajya mu buriri akaryama gutyo umwaka ugashira. mu ntere n'abaye ikiremba ntago aba ari ikiremba, kuko ikiremba cyo ntago niko avuka. Ikiremba cyo nuko kivuka, akavuka ariko ameze, ariko haba ari ikibazo cy'imisemburo iba yaragiye hasi cyane bitewe n'impamvu zitandukanye. Urumva iyo bakaza kundeba akavuga ati maze umwaka wose, maze imyaka ingahe. Urumva rero nk'uwo mugore ntazi kwishimira imibonano mpuzabitsina, ntazi ibyiza byabyo n'iki byose. Twe turimo kuvuga rero uburyo amazi ashobora kubura kubera ko nyine umugabo atabikoze neza, afite uburwayi ari bwo bwo kurangiza vuba, gucika intege, kugira gute, cyangwa se atazi no kuyashaka. Ibyo nabyo murabibigisha. Akaba akora iminota myinshi nta kibazo, ariko ntazi gushaka amazi. Ubu ni ukupfa kujyaho nyine n'ibyo akoze n'ibyo. Ubu haje nk'umugabo nyine afite icyo kibazo, uramubwira uti jya ubigenza utya cyangwa ndamusaba akazana n'umugore we, noneho nkabaganiriza, nkabanza kubabaza uko babikora, hanyuma nyuma yo kumenya uko babikora nkumva nyine ni ibintu biri aho ngaho bidashobora kugira icyo bibafasha, hanyuma nkabaganiriza, nkababwira mugomba kubikora gutya, nkabigisha kandi ni ukuri bakishima. Yagera mu rugo bya bintu uko byagize. None se abo bagabo bafite ibyo bibazo wenda nk'abikinishije cyane, cyangwa watunyuramo muri make icyo ubafasha kugira ngo babashe kuba babikora neza, babashimisha abagore babo, kuba batabikora nyine uwo munota umwe cyangwa ayo masegonda, n'iki ubafasha kugira ngo iminota yiyongere, cyangwa se kubagabanyutse imisemburo kugira ngo imisemburo yiyongere? Mfite umuti mwiza cyane, ariko ntago nkunda kuwushyira imbere cyane. Ndabanza nkareba ese birimo biraterwa n'iki. Iyi mibonano mpuzabitsina barimo kumbwira ko itagenda neza, biraterwa n'iki? Ese si ikibazo cy'umugore? Kuko urumva iyo umugabo nanone ageze ku mugore wumye, hari igihe ukanya ahita acika intege, agahita bivamo, kuko urumva apeti yose birangiye. Tukanza tukareba, twasanga nta kibazo kirimo, ari uburyo wenda twasanga hari ikibazo ku mugore, afite ikibazo cya mbere nuko utagira ubushake. Hari abagore batagira ubushake pe, akaba arahavuga ati ngiye nta bushake ngira, mba numva niyo umugabo nkozeho nta kintu mba numva muri ngiye, wamukora hehe? Urumva iyo mutegura nta kintu yumva. Uwo mugore nawe afite ikibazo cy'uburwayi, ayo mazi ntashobora kuza, nta byishimo ashobora kugira muri iriya mibonano. Icyo gituma umuti umugore, tuma umuti, ubushake bukaza, amazi nayo akaza. Umva iyo ubushake bwaje biba byarangiye. Umugabo nawe ufite ikibazo cyo kuba yajya ku mugore akamara umunota umwe cyangwa se amasegonda twavugaga, bitewe n'uko yikinishije cyangwa se bitewe n'imisemburo yamanutse, hari umuti tugira mwiza umugabo afata. Hari igihe abagabo bajya bamubwira ati ko shangazi koko kuze ko abantu benshi babaye abateka mutwe, usanga akubwira ngo turavura tugira gute bike. Ntabwo reka nkubwira icya mbere, ngende umukristo, urumva sinshobora gukora ikintu namba uyu muti nabanje ndawusuzuma ku rwego rukomeye, kugeza ubwo abanyamahanga, abantu bose bari mu bihugu bitandukanye, mubohereza kandi akanshimira. Mba mfite, iyo umuntu ampamagaye mpita mufata kugira ngo ako kantu wenda ufite gushidikanya nkamwumvisha. Umuntu wese umpamagaye anshimira. Kandi ikindi, abantu nakira ahanini abenshi baba baragiye, nubwo wenda mfite ibiganiro ku macana atandukanye, baba bagiye barangirwa n'abandi bantu nagiyemo imiti. Ni ukuvuga ngo rero uwo muti arawufata. Nawe mvuze ngo ukuntu abagabo bajya bambaza bavuga ati kuko abantu ko babaye abateka mutwe n'iki, njye nakira abantu baba barazengurutse ahantu henshi, barafashe imiti ahantu henshi biki n'ibiki, ariko iyo ufashe ahita abona ko hari impinduka ikomeye mu muti. Rero niba ari umunota umwe yakoraga cyangwa se y'amasogonda cyangwa kwa kubipa kwa kundi ikiyongera. Kandi hari igihe umugabo yarikinisha ugasanga igitsina cye kabaye kagufi. Benshi bajya babimbaza ngo ufite agatsina kagufi n'iki byose, ntago nk'abareba babeshya ngo umuntu aragifata ngo akagikurura ngo hari imitingo yo kucyongera ngo n'ibiki, biriya ni ukubeshya. Ni hari ugize mbwa ati ngiye narakuruye bampaye imiti ngo njye nkurura, ati ndakurura
ati ndakurura ati neza neza mbona ese urabona wakurura he wakurura gute ko ntabwo ari n'ababikora nakaba ati cyabyibushye n'abafata bya biti bindi nkuko akunda abagore bishyiraho amabuno n'iki byose ugasanga afite amabuno agereriye ibyo nabyo iyo ubikoresheje ukacyongera cyangwa ukakigira kinini kubera umuti ufashe bikugiraho ingaruka zikomeye cyane. Abo se bafite kagufi nabo urabafasha? Abo rero bafite kagufi nuko ngo uwo muti impamvu kaba karabaye kagufi buriya aba yarakuze ari umuntu afite ameze neza, ariko kwa kwikinisha uko agenda yikinisha ukagenda kanyunyuga icyambere yita kibabaho ni uguhita kaba kagufi kakagenda kagashira cyangwa kikagonda mugasanga cyataye forume kimeze ukuntu ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nyine uwo muti cyo ukora utuma ya mitsi irambuka kikongera kikamera neza nyine kikaba nk'uko cyakakwiye kumera cyakagombye kuba kimeze. Urumva rero abagabo mbese umugabo wese ntawe mutahita avuga ati ni ukuri. Rero wenda bazabyibonera niba baramuka bawufashe, ariko nandi mu kuvuga ko uwo muti ubafasha cyane kuri uwo muntu urangiza mu munota umwe amasegonda, wa wundi umaze igihe kinini yarabyibagiwe byaranze burundu idashobora no kweguka, noneho idashobora kweguka habe na gakeya, abo bose barafata kandi bakamera neza. Nese Shanga si hari nk'umuntu ushaka kuha umuti ntibikunde wenda kubera afite ibindi bibazo? Keretse wenda abafite ibibazo by'amadiyabete n'iki, ariko nabwo turanze tukareba ese iri kuri uwo rwego nta bantu bijya byanga. Nta muntu uraruha muti ngo byange? Nta muntu n'umwe keretse bifite ibi birwara nyine n'ibyo ngibyo bikomeye, ariko umuntu wese uko yaba ameze kose muha umuti, yafata kirimwe yafata kirebyiri biterwa n'uburwayi urwego buriho, ariko arakira akamera neza. Nta muntu urafata ubwo kire imwe uyifata mu gihe kingana iki? Aba ari iminsi 10. Iminsi 10 ko agapipi kakaba kabaye kanini? Oya wejya ko gapipi kuko bose ntago agapipi kaba gatoya kubera umuntu wikinishije, naho bose ntago bafite dutoya, ahubwo muri iyo minsi 10 uvuga ngo ibintu bikaba byatangiye gukunda. Niba ari umuntu wakoraga ya masegonda cyangwa se wa munota biba byatangiye gukunda, uvuga ngo nibura mu minsi 5 cyangwa se 4 abatangiye niba uri umuntu bitajyaga bikunda habe namba wari warabyibagiwe abatangiye kumva akantu gatangiye kugumuka. Nese Shanga reka nkubaze nk'umuntu ubundi igihe cyanyacyo cyo kumara uri gukora imibonano ku mugabo ni iminota ingahe byibuza? Umuntu muzima yakagombye gukora nibura turebyiri mu munsi, ubwo n'umuntu muzima kandi agakora iminota nibura turi ya mbere akava ku minota umwe kugeza ku minota nibura 15 cyangwa se 10 hagati aho ngaho. Mwabantu mwe minota 10 babyumve. Noneho iya kabiri nibura yakagombye kuva kuri 10 cyangwa se kuri 15 ikaza nibura kuri 30. Uwo ni umuntu muzima, noneho arabagera no kuri 40 ngaho, ariko niburi nuko nguko byakagombye kubimera hasi yaho ngaho rwose. Erega icyambere abagore bakunda gutinda kurangiza. Hari igihe umugore ukora nko mu minota 2 cyangwa se 5 akaba ari umugore utazi ngo kurangiza ni gute, kubera wamenye ya minota mikeya, kubera ko abagore benshi bakunda gutinda kurangiza. Iyo ukora iminota mikeya rero umugore ntajya arangiza, n'ahandi rero uzasanga ari we wirwanaho, umugore ntacyo bimumariye. Rero iyo minota niyo yanyayo. Guys, mwabyumvishe uko bigomba kugenda mukagana Shangazi muri iyi minsi ari naha. Ese ufite igihe kingana iki naha? Ndi naha igihe cyose bazanshakira bazambona, nzajya ngenda ngaruka, gusa bajye bamvugisha. Nkunda kuba ndi hano kenshi kuko niriya urumva abantu bariyo benshi banegereje, ariko mba nasize y'abakozi, ariko ndashaka kugira ngo mfashe n'abantu binaha. Igihe cyose umuntu azanyenerera tuzaduhana gahunda, ariko ubu ndahari. Abantu bari Nairobi bataciye imyeyo kandi mwumvishe ko ari ngombwa kuba umuntu agomba guca imyeyo, turaza gushyiraho contact za Shangazi hepfo, noneho muze kumubaza mumwandikire, noneho aze kubasobanurira ahantu ari muri iyi minsi kugira ngo abashe kubafasha mu guca iyo myeyo. N'abagabo haba ku mugore udafite amazi, umugore utaracimye yarabyaye rwose nibyo nta kibazo, cyangwa utakigira ubushake, Shangazi rwose yatugannye Nairobi
abagabo namwe abagabo mufite ibibazo byo kurangiza vuba byo gushaka amazi mukayabura byo birababaje n'abantu bafite bagufi hari ahantu kubera ibibazo wenda yatubwiye haruguru byo kwikinisha baze kugana shangazi abafashe kugira ngo babashe gukemura ibintu byabo bareke gutekereza hirya no hino nese shanga nta kindi kintu mba ufite watubwira turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro nta kindi kintu ufite watubwira wabwira abantu wenda ku byo twibagiye cyangwa n'abandi bagiye kukubaza kandi by'ingenzi mu byo ukora no gufasha nyine ingo zubatse ugira ikintu ubabwira noneho tuze gutanga na contact yego so ugira ngo buriya byose ntitwabivuza ubundi ahanini nibanderega ku bijyanye no mu buriri n'imibonano mpuzabitsina nibyo ngibyo nibandaho cyane buriya biriya byakemutse rega n'ibintu byose biba byakemutse kuvuga ngo rero nibyo kandi rwose abantu ntibitinye ntibagire ubwoba hari abantu benshi bakunda kugira isoni cyane ku bagore avuga se ubu najya imbere y'umugore cyangwa se y'umuntu wundi akandeba nta bintu birenze uko ubona ujya kwa muganga ugiye kubyara rwose muganga ukabona yagutindiye kukugeraho nanjye kubera ko nabigize umwuga byabaye umwuga gusa ikindi wenda nababwira nuko nari ngeze aho ngombwa ko byabaye umwuga ibinyamakuru byinshi biransura ibinyamakuru bitandukanye ikinyamakuru cy'Abadage Abadage baravuze ati turashaka ko kumenya ibintu by'umuco nyarwanda byo guca imyeyo ikinyamakuru kiraza mbaha ibiganiro urumva ni ibinyamakuru byinshi ijwi ry'Amerika mfite ibiganiro ku Isimbi ibinyamakuru bigiye bitandukanye byo mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze hanyuma ikindi kujya hanze nkajya gufasha abantu byo rwose n'ibyanjye urumva mu minsi ndaha mu kindi gihe nzaba ndahandi nari nshatse kubabwira ngo abantu rero bumve ko ari umwuga nabigize umwuga kandi ntugire ubwoba niba wari ufite impungenge uvuga uti se ni gute nacimye ukumva urabishaka ariko ukabura uko bikora umugabo akabikubwira ati rwose uko mbikunda biragenda bite ukabura uko ubigenza ndahari shangazi Nairobi kugira ngo mbafashe igihe cyose uzankenera uzambona mu Rwanda ntago ari kure ariko nzakorera n'inaha birumvikana hose nzaba mpari ndahari rero ngo mbafashe mu bagore mwe batagira amazi wari warashaje uvuga uti koko mbigenze nte ku rugo rwanyu rujya gusenyuka urajya gukora imibonano hari abajya kubikora nk'abagore bumye cyane ugasanga barifashisha uducanshwe cyangwa se utundi tuntu urumva ibyo ni ibintu biba bibabaje amacatwe n'ubundi ahita ashira agahita yuma ndahari rero kugira ngo mbafashe ni ukuri mugire umunezero mu ngo zanyu uko buriya iyo hari ahantu byagenze nabi n'ibindi byose biba byazambye mwamufite imitungo mwamufite ibiki umva nyankunda kubwira abagore ushaka uri mwiza rwose abantu bose baca bakavuga ati mbega umugore mwiza ariko mu gitanda umugabo akavuga ati uzi umugore mfite abagore benshi hari umugabo umwe umugore yigeze kuza